gusesengura Abaroma ibice 9 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 5. Ndagira ngo tuhasome, nitumara kuhasoma tugerageze kumva birambuye ese aka gace Pawulo yakanditse ashaka kuvuga iki, niki yashakaga ko gisigara mu mitwe abantu bayishurirwa. Ndagira ngo mbere ko tuhasoma tugira ngo tunahasesengure, mwibutse ko ibice byose bibanza uhereye ku gice cya mbere ukagera ku gice cya 8 twamaze kubisesengura kandi biboneka kuri YouTube channel yacu. Ushobora kubireba kugira ngo turusheho gusobanukirwa, kuko cyane ko impamvu y'ahangaha igice cya 9 kiba gifatanye n'ibindi bintu bibanza mu bice 8 by'imbere. Niba utararebye ibyo bice ushobora kubireba kugira ngo dukomeze durusheho guhishurirwa twumva icyo ijambo ry'Imana rishaka kutubwira. Aka gace katugasome, niturangiza ugasoma tugasesengure Abaroma ibice 9 umurongo wa mbere. Aravuga ngo ndavuga ukuri muri Kristo simbeshya, kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu mwuka wera yuko mfite agahinda kenshi n'umubabaro udatuza mu mutima wanjye, ndetse nakwifuriza kuvumwa no gutandukanywa na Kristo ku bwa bene wacu ari bo b'umuryango wanjye ku mubiri, kuko ari Abisiraheli umugabane wabo ukaba wo guhinduka abana b'Imana no guhabwa icyubahiro n'amasezerano n'amategeko n'imihango yo gukorera Imana. Nibo bakomotse kuri ba sogokuruza, ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri. Niwe utegeka byose, niwe Mana ishimwe iteka ryose. Amen. Icyakora si ukugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa, kuko abakomotse kuri Isiraheli atari bo Bisiraheli bose, kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu si cyo kibagira abana be bose, ahubwo yabwiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzakwitirirwa. Ibyo ni ukuvuga yuko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana, ahubwo abana b'isezerano nibo bemerwa ko ari urubyaro rwayo. Gace uhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 5 tugerageje kuhareba ese haba hashaka kuvuga iki. Niwitegereza umurongo wa mbere arimo arawuvugaho ikintu gikomeye. Aravuga ko hari ibintu bihamya agahinda afite. Aravuga ngo ndavuga ukuri muri Kristo simbeshye, kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu mwuka wera. Hari ibihamya bitatu hano by'ibintu avuga ko yemeza ko ubwo umuntu avuga ukuri hari ibintu bitatu arimo kwerekana rwose bivuga uwo ari we. Umutima we arimo aravuga ngo umutima wanjye, akavuga ngo nanjye, ndetse akavuga umwuka wera. Ni ukuvuga ko we umutimanama we conscience, akerekana nawe ubwe, ni ukuvuga byose n'ingingo ze, ubwenge bwe n'umutimanama bifatanyije we ubwe ndetse n'umwuka wera. Ibyo bintu uko ari bitatu birafatanyiriza hamwe bikagaragaza ko ibyo arimo kuvuga ari ukuri atabeshya. Ndagira ngo turebe iyi conscience, umutima wanjye. Uyu mutima wanjye iyo awuvuze aba ashaka kuvuga iki? Iyo tugerageje kwitegereza muri Bibiliya, uyu mutima ugaragara ahantu hagiye hatandukanye. Turebye muri Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 21, umutimanama hano bawugarukaho. Aravuga ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Bigaragaze ko uyu mutima wacu ari wo mutimanama arimo kuvuga hano, ari wo ucira umuntu urubanza, ukamubwira ngo ikintu wakoze ni kibi. Rero ngo iyo uwo mutimanama udafite ikibazo, nta kibazo ufite, bigaragaza ko umuntu atinyuka. Nitwongera kwitegereza ukareba nko muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18, hari umuntu hano wari ufite uyu mutimanama. Uyu mutimanama wari ufite umuntu, ariko uwo muntu akagira umutimanama umucira urubanza. Katubusome haravuga ngo mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkuge imenetse ku byo kwizera. Muri abo ni Humenayo na Alexanderi, abo nahaye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka
Imana. Uyu mutimanama rero ndagira ngo nkwereke ko impamvu urimo gusoma ibyanditswe, ndagira ngo urebe ko uyu mutimanama uwizera Kristo agira umutima, uyu mutima we uba wozwe rwose, ariko iyo utamwizera aribyo avuga ngo uyu mutimanama iyo utawufite utagucira urubanza, bigaragare ko imibereho yawe y'inyuma nayo rwose ifite ikibazo. Iyo usomye uyu Alexanderi barasa nkaho wihuse ushobora kuvuga ngo uyu Alexanderi ni gute yaretse uyu mutimanama, ese yaravuze ati ngiye gukora ibyaha cyangwa ngiye kugira nte? Uyu Alexanderi n'ubundi ntago yigeze agira umutimanama muzima ari wo conscience nzima. Reka turebe nko muri Timoteyo wa 2:14 haravuga ngo Alexanderi umucuruzi w'imiringa yangiriye inabi nyinshi, umwami wacu azamwitura ibikwiriye ibyo yakoze. Timoteyo hano Pawulo arimo aramwandikira amubwira ngo yirinde Alexanderi, kubera ko Alexanderi yamugiriye inabi nyinshi. Bigaragara ko uwo mutima rero uticira urubanza, uwo mutima nama muzima Alexanderi ntawo yigeze agira. Uyu mutima rero nama, amaraso ya Yesu, kwizera Kristo bituzanira koza uyu mutima nama. Aho tubona mu isezerano rya mbere, icyo tuza kubona nuko nta muntu washoboye kugira uyu mutimanama muzima utamucira urubanza, kubera ko abantu bari abanyabyaha. Ariko icyo tubonera muri Kristo Yesu cyo kitwereka ko umuntu yoga umutimanama we muzima rwose, awubona kubwo kozwa n'amaraso ya Kristo. Abaheburayo 9:14 aravuga ngo nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'Uwiteka, ntazarushaho guhumana imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Kugira ngo umuntu akorere Imana ihoraho ari muzima nta kibazo, nuko aba afite umutimanama muzima, kandi uyu mutimanama kubw'umwuka wera n'amaraso ya Kristo yoza uyu mutimanama akawugira muzima. Icyo yerekana rero nuko umuntu uri muri Kristo, dukurikije ibyanditswe tumaze gusoma byose, umuntu uri muri Kristo Yesu aba afite umutimanama muzima wogejwe n'amaraso ya Kristo kubw'umwuka wera duhabwa. Rero hano nibyo Pawulo arimo kuvuga ngo ndavuga rwose ukuri muri Kristo simbeshya, kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu mwuka wera. Uyu mutima nanjye conscience ye yogejwe n'amaraso ya Kristo ihamanya nawe mu mwuka wera, iyobowe n'umwuka wera irabihamya rwose. Agace ka kabiri, umurongo wa 2 kugera ku wa 3 arerekana uburebure bw'agahinda bwe afite. Aravuga ati agahinda mfite rwose kangana gutya. Agahinda afite rero Pawulo arakagiranye no kuba umuntu kuvumwa umuvumo yagira, cyangwa se kuba yatandukanywa na Kristo. Gutandukana na Kristo ni ukuvuga ngo umuntu afite ubugingo buhoraho kubwo kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ariko Imana ikaba yamukuramo nibura ngo uyunge ifate bene wabo ku mubiri, ibunge na Kristo, ibunge nawe we akurwe mu icyo gitabo avumwe. Rero nibyo arimo kuvuga ati agahinda mfite kangana no kuba nava mu gitabo cy'ubugingo natandukanywa na Kristo simbona ubugingo. Nubwo bitashoboka, ntabwo byashoboka ko umuntu yatandukanywa na Kristo ntabona ubugingo, kubera ko Imana ntabwo ari uko nguko ibara abafite ubugingo buhoro n'atabufite. Ntabwo Pawulo ari we waba agiye gusimbura umurimo wa Kristo. Rero ibyo byo ntibyashoboka, nubwo arimo kutwereka ko ari rwo rugero rw'agahinda afite. Nitwitegereza nanone ukareba nk'aha ngaha umurongo wa 4 kugera ku wa 5, wavuga ngo ni ukubera iki noneho Pawulo afite agahinda. Pawulo afite agahinda, arimo aravuga ngo ababisiraheli batizera Kristo, batizera Yesu, umugabane wabo ubundi wari wo guhinduka abana b'Imana. Imana ihamagara Aburahamu, yamubwiye ko urubyaro rwe rwose
zaruha umugisha. Uwo mugisha ni Kristo. Umugabane rero wabo wari uguhinduka abana b'Imana no guhinduka intore z'Imana, bakaba abantu bari mu ruhande rw'Imana. Umuntu uri mu ruhande rw'Imana rero nibyo Pawulo yahoze avuga hejuru mu gice cya 8 kuri 3 kugera kuri 9, avuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde. Rero aratekereza ibyo byose abantu babonera muri Kristo Yesu, akagira umubabaro n'agahinda bikabije kuko batarimo kwizera Kristo. Kubera iki? Kubera ko Kristo yaje aruhukira muri bo, ni ukuvuga ko bari baramwize, bakaba baramuhanuriwe, bari bamuzi, bazi aho azavukira, ariko bakarenzaho ntibabyizere. Rero Pawulo aravuga ngo agahinda mfite kangana gutya, impamvu mfite aka gahinda ni ukubera ibi n'ibi. Ariko ku murongo wa 6 akavuga ngo icyakora iyi ngiyi ni nko kuvuga ngo nyamara, nk'uko bavuga ngo nyamara, cyangwa se mu cyongereza ukaba bavuga ngo not although, ntabwo nyamara cyangwa se icyakora, not although, ntabwo Imana yasheshe amasezerano yayo. Amasezerano avugwa he? Iyo urebye nko muri Ezekiyeli hano dusangamo mu gice cya 36, dusanga Imana isezeranye ko igiye guha Abisiraheli umutima mushya, bakayumvira, igatuma bagenda mu mategeko yayo. Ntabwo rero ari uko Imana yasheshe ayo masezerano yagiranye nabo ngo ibe itarasohoje iryo jambo ryayo yavuze. Impamvu rero avuga ko Imana itaseshe amasezerano yayo niyo tubona ku murongo wa 6b ukagera ku wa 8, aho yerekana ko abana b'umubiri si bo bana b'Imana, ahubwo abana b'isezerano nibo bana b'Imana. Mu yandi magambo, abakomotse kuri Isiraheli bose ntabwo ari bo Imana yasoreje iryo sezerano, ahubwo isezerano ryayo ryo guhindura abantu, ikabakuramo umutima ukomeye, ikabaha umutima mushya, ikabatuma bagenda amasezerano yabo, ryasohoye ku bana b'isezerano, ari bo uyu munsi bizera Kristo. Aho tuzakomeza mu bice mu mirongo ikurikira tukareba aho avuga ati nanjye ndi umwe muri abo ngabo Imana yasohoje ayo masezerano. Ntabwo rero Imana yaciye ubwoko bwayo bwose, ahubwo ibi byabereyeho kubera impamvu iyi n'iyi ngiyi. Icyo tubonamo hano ni iki? Ni uko rwose umuntu yagira agahinda, ako gahinda wakifuza, ntabwo wakumva impamvu abantu batarimo kwizera Kristo, aribo yaje agana, aribo yaje ashyikiramo, bari baramwize, bari bamuzi. Ariko Pawulo akagaruka ku murongo wa 6 akavuga ngo nubwo mfite aka gahinda, ntabwo bivuze ko Imana yasheshe amasezerano yayo cyangwa ibitarasohoje ibyo yasezeranye mu gihe cya kera. Yarabisohoje kubera ko abana b'isezerano barahari, nubwo abana b'umubiri bose batahindutse abana b'Imana. Murakoze cyane kudukurikira, ukore subscribe kugira ngo n'utundi duce twose tuzakurikiraho tujye tukugereraho igihe. Kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana iteka ryose.